Ndababwiza ukuri, umuntu wavuze ko Kiramani yakennye ni ukubeshya. Reba ukuntu asa, umuntu usa gutya buri wese imodoka aracyayikoresha, bavuze ko ayigurisha miliyoni 27 ba kamarade batazi ibyo basesengura. Urumva ibyo bintu bishoboka gute? Kiramani ntabwo yakennye, ahubwo bizinesi yasubiye inyuma. Nta muntu udahura n'igihombo, yarahombye ariko bizinesi aracyakora, filime aracyazisohora, abansabari baracyakorotse, kagabanyije n'abakobwa nk'abanyambo. Reba, ndagira ngo witegereze neza ahantu yaturutse, urebe n'ukuntu ameze ubu. Urabona yasubira aho yaturutse? Birashoboka bite koko? Murebe ukuntu amafaranga avuna, murebe ukuntu bigenda ahubwo yahinduye imikorere. Ba Nyambo ntibakiza, ba Aisha bande, harimo abantu ari gukoresha abantu bake akidirectingira, ba Bunduki studio ntabwo bagikorana, ari director, doctor akaba assistant director, gutyo uruva bya makeup ibiki byose by'imiteto byavuyemo. Business ntabwo yahombye, ahubwo yasubiye inyuma bitewe n'utuntu atabaze neza. Ariko Kiramani ntabwo yakennye, nitwa Raed.